intsinzi y'umukristo aho itangirira ni ku mavi. Iyo umukristo yaneshejwe ku mavi, n'ibindi byose azabitsindwa. Amen. Donc la victoire du chrétien commence à genoux. Nuvuga ngo intsinzi y'umukristo ihera ku mavi. Iyo tuvuze ku mavi tuvuga mu masengesho. Iyo rero tuneshejwe mu masengesho, turaneshwa muri byose. Kurebye ubuzima bwa Kristo ni ubuzima bwaranzwe n'amasengesho. Amen. Kandi yari Imana, ariko ubuzima bwe bwaranzwe n'ibihe by'amasengesho. Buri kintu cyose yakoze yabanje gufata ibihe byo gusenga. Ntabwo yapfuye gutoranya mu bigishwa be abaza b'intumwa atabanje gukesha ijoro ku musozi asenga mbere yo kubatoranya. Nk'iyo byatwigisha iki twebwe? Byatwigisha yuko mbere y'amahitamo yose, urabona ko muri minsi tuvuga ku ijambo amahitamo, mbere y'amahitamo yose umwana w'Imana akwiye gufata ibihe byo gusenga. Ntabwo wowe ukwiye gusa kwizera ibitekerezo byawe ngo biraguhagije. Umupagani birumvikana nta Mana afite, we akora ibije mu mutwe, ibyo yumva ko ari byiza. Ariko umwana w'Imana w'ukuri, kuko ntabwo ari bose bitwa abana b'Imana ari b'ukuri, barabibereye gusa mu bigare, muri fanatisme, muvuge muti hariho n'abashusharugamba. Abo nabo ni benshi. Abo rero ntibashobora kumva ibyo turiho turavuga, kuko abo mu bisanzwe bitirirwa Imana ariko ntayo bazi. Ushobora kwitirirwa Yesu ariko ntabwo umuzi. Ni ukuvuga rero intsinzi y'Imana aho itangirira mu buzima bw'umuntu w'Imana ni ku mavi. Nimba Yesu ari we rugero Imana yaduhaye twe kureberaho, nta kintu na kimwe yapfuye gukora gutyo. Mbaye urugero mu gutoranya intumwa ze 12 mu bigishwa benshi bari bahari, ibitwa ngo yakesheje ijoro asenga avugana na Data. Na niyo mpamvu mu masengesho yitwa isengesho ry'umutambyi mukuru, Yohana 17, la prière sacerdotale, isengesho ry'umutambyi mukuru ariwe Kristo. Aravuga ngo abo wampaye barabawe urabampa, nta n'umwe wazimiye keretse umwana wo kurimbuka ngo ibyanditswe byera bisohore. Nyumva ko yari ngombwa ko avugana na Data, ko ni Data wamuhaye. Iyo ubwo ni urugero rwa mbere. Mbere yo gufata decision, mbere yo guhitamo mu buzima bwawe, nubwo ari ubwawe entre guillemets, ariko ari uwabuguhaye yo kuvugana nawe, kugira ngo ntuzafate ibyemezo ejo utangiriye guhura n'ingorane. Ingero ni nyinshi mu buzima bwa Kristo. Mbere yuko ajya guhangana n'iriya region, wa muntu yabaga mu marimbi, yari afite amadayimoni yitwa region, amadayimoni 6,000 ko region mu ngabo z'Abaroma n'abasirikare 6,000. Ntabwo muzi ko yazamutse umusozi akagurira abigishwa ngo mube bamanjize imbere, hanyuma ijoro rigera kiri ku musozi asenga. Hanyuma mu nyuma bahura n'imiyaga n'ibiki byose, hanyuma Yesu ava ku musozi araza agendera hejuru y'amazi. Ni ukuvuga ngo mbere yuko bajya hakurya bahure n'uriya mudemoniake, uriya muntu yari igicumbi cy'amadayimoni 6,000 region, yabanje gusenga.
ingero nyinshi rero. Jésus était un homme de prière par excellence. None wowe rero uzanesha gute imbaraga z'umwijima, iyi si na kamere yawe udasenga? Ibishoboka. Nimba umwami we yafata umwanya wo gusenga nari Imana, wowe se bite yawe? Nako muri urwo rwego twavuga ngo wari umwana w'Imana. Amen. Kuri iriya abaissement volontaire twabonye ukuntu yicishije bugufi, iramuplasa mu rwego rw'umwana yumvira se. Amen. Ntacyo yigeze akora adasenga. Ego twe turagenda hariya biki byose, ushobora gukora mariage ntunabaza Imana, bagukurwa gusa n'ibyo ntazi. Urashaka gukora business ntubaza Imana, urajya kwikorera ibyawe ngo mfite amafaranga n'ayanjye. N'izindi ngamba umuntu ashobora gufata mu buzima bwe, hanyuma akexclure Imana, agashyira Imana ku ruhande. Ni ukuvuga iyo ugize gutyo uba wirengagije ko hariho abanzi, uba wirengagije ko hariho isi y'umwuka, kandi isi y'umwuka irakora. Hari isi y'umwuka y'ubwami bw'Imana, hari ibiremwa byo mu mwuka wa marayika n'umwuka wera, hariho n'isi y'umwuka w'abadayimoni. None se nufata se ingamba utigeze usenga usobanuza Imana, uba wirengagije ko haba isi y'umwuka, sibyo se? Amen. Tumaze iminsi tureba ibintu bikomeye cyane mu magambo ya Bibiliya, ma concept ya Bibiliya, itekerezo ya Bibiliya, nka sovereignty y'Imana, kuba Imana ari mugenga wa byose, ko byose biri munsi y'ubutware bwayo. Twararebye n'ubushake bw'umuntu, free will, libre arbitre. Twarabonye destination, ibintu byarahawe icyerekezo bitaranabaho, n'ibindi. Mbere yuko tubona uyu munsi rero izindi concept ebyiri, ibindi bitekerezo bibiri nyamukuru ya Bibiliya, ndiyo ndashaka kuzana introduction itwereka ko amasengesho nta mukristu akwiye kuyirengagiza. Nimba yirengagije ntabwo ari umukristu. Wabibise? Niyo mpamvu navuze ngo intsinzi y'umukristu cyangwa umuntu w'Imana ihera ku mavi, ihera mu masengesho. Si tu échoues à genoux, tu as échoué pour tout et en tout. Nutsindwa ku mavi uzaba watsinzwe urugamba, Satani azakwigarurira. Uzajya wibeshya ngo umukristo ariko Satani azaba yakwigaruriye. Nimunarebe impamvu amasengesho ari ikintu cy'ingenzi, nuko niho Satani yatsindiye benshi. Wabibise? Amen. Iyo intsinzi y'umukristo yari kuba amateraniro, twese twaba abanesha. Ariko intsinzi y'umukristo ntabwo ari amateraniro, n'ubwo amateraniro ari meza kandi itego ry'Imana ngo turushizeho guteranira hamwe. Ariko intsinzi y'umukristo iri ku mavi. Kubera iki ku mavi? Ku mavi, ce n'est pas un cadre public. Ku mavi ntabwo ari ahantu public uri kumwe n'abandi. Ku mavi ni muri intimité. Ku mavi ni mu busabane bw'umuntu w'Imana ye. Niyo mpamvu rero benshi beshuwa, kubera bashaka gukora ibintu abandi bababone, babashime, babogeze. Amen. None mwese ko muri hano, burya Imana irabizi ninde afite ubusabane nayo, ninde utabufite. Umwuka arabizi ngo ninde yabyutse yivumbukirage agenda, cyangwa ninde yafashe umwanya wo kusabana nanjye. Hari abantu batabona hariya niho hari intsinzi, ariko abantu benshi ntabyo bazi.
cyane cyane ko haje rero n'ama internet n'ibiki byose n'amatelefoni n'amaki byose, abantu bava mu bitotsi basuza iki telefoni, ababwira ngo bavugane n'Imana. Kandi nupfa iyo telefoni ntawe uzayijyana, yewe n'Imana ari navuga ukajya mu ijuru ntawe uzajyana. Ntabwo tukwiye kureba ibintu muri angle ya eternite, yo kureba ibintu muri perspective ya eternite bihoraho. Niyo mpamvu ukwiye gufata umwanya ugatekereza, pana kuba umuntu gusa wakasuku cyangwa umuntu yigana abandi gusa. Twavuze duti twebwe ntabwo twahamagariwe muri Kristo kuba des réacteurs ou réagissants, twahamagariwe kuba des acteurs, abantu bakora n'Imana bagahindura amateka. Agir avec Dieu sur le réel et le transformer, gukora ku bintu biboneka n'amaso y'umubiri hamwe n'Imana bigafata ishusho Imana yabigeneye. Uyu ni wo muhamagaro wacu. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Rero ukwiye kureba neza ubuzima bwawe bwo ku mavi, buhagaze gute? Ese ushaka gufata ibyemezo, urasobanuza Imana, uvugana nayo, cyangwa urihagurukire gusa ukajya mu byo ushaka? Kenshi abantu bitwa ko ari abakristu, mu buzima bwabo bwite babwira Imana ngo ibwinjiremo iyo byabagoye. Wabyumvise? Ariko mbere ko bibagora ntago bayinjiza muri gahunda. Iyo ibintu bafite ubushobozi bwo kubikora, Imana ntago bayikeneyeho. Hanyuma iyo byabagoye rero, ibyo batigeze bagishamo Imana inama ngo ngwino rero. Murazi ko iyo Mana uko bayifata bene iyo, mu Gifaransa bayita un Dieu bouche trou. Ni Imana iziba ibyuho. Niba amagambo muyandike, Imana ya benshi ni Imana iziba ibyuho. Ibyuho bitaraboneka, ibishomereye. Abantu benshi Imana yabo ni Imana iziba ibyuho. Ibyuho bitaraboneka, ibishomereye. Mu Gifaransa bayita un Dieu boucher les trous. Imana iziba ibyuho. Bashaka koko Imana yawe ari Imana iziba ibyuho? Cyangwa bashaka ko Imana iba umufatanyabikorwa wawe, partner, ngo dukorana nayo? Aho ari Imana yiziba ibyuho, iyo Mana ukwiye kuyivaho, kuko ntabwo ari yo. Si yo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Amen. Benshi rero bafite Imana yitwa Imana iziba. Lorsqu'il n'y a pas de trou à boucher, alors le Dieu là, il s'en occupe pas. Iyo nta byuho byo kuziba, iyo Mana ntabwo bayibuka. Cyangwa mu yindi mvugo, Dieu colmateur de brèches. Brèche ni iki? Ni imitutu. Imana isana imitutu. Abantu bafite Imana iziba ibyuho igasana imitutu. Nimwibaze iyo Mana mbura. Iyo inzu yabo nta mitutu, iyo Mana ntabwo bayikeneye, irashomera. Iyo nta byuho bihari byo kuziba, iyo Mana irashomera. Niyo Mana y'abantu benshi. Colmateur de brèches, bouche trou. Imana iziba ibyuho, Imana sana imitutu. Niyo Mana ya bamwe mu bitwa ngo n'abakristo. Iyo ibyo bintu bitabonetse, iyo Mana ntabwo bayibuka. Iyo nta byuho byo kuziba, ntibayibuka. Iyo nta mitutu yo gusana, ntibayibuka. Iyo niyo Mana y'abantu benshi. Iyo ni ibintu bibabaje. Ntibibaje se?
asuzuguro, nayo izabasuzugura. Imana nuyihindura imana iziba ibyuho, ukayihindura imana isana imitutu, nayo iza gusuzugura. Uzayambaza ntuzayibona. Ntabwo ari jye mbivuze, ni Zaburi ya 50 niyo Imana ibivugamo. Haleluya. 50 uri ku murongo wa 16 ugeze kuri 22. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo uri inyanga guhanwa, ukirenza amagambo yanjye. Uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, kandi ufatana n'abasambanyi. Ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. Wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Ibyo urabikora akwihorera, ukibwira yuko mpwanye nawe rwose. Ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Nuko mwabibagirwa Imana mwe, mutekereze ibi kugira ngo ne kubashishimura akabura ubakiza. Amen. Niyumva ko izabashishimura. Abo ni bandi bibagirwa ko bajya kuyishaka, ati kiraka cyabonetse, ibyuho byabonetse, ngo kiraka cyabonetse, imitutu yabonetse, ngo Imana zagarega ibashishimura. Tekereza ibyo. Iyo niyo Mana abantu benshi b'ikigihe bafite. Biravuga ngo ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ntibafite igitinyiro cy'Imana. Ntibafite igitinyiro cy'Imana. They don't have the fear of the Lord. Ntibafite igitinyiro cy'Imana. Niyo mpamvu bubahuka ngo nize isa n'ibyuho, nize iziba ibyuho, nize isa n'imitutu. Rero umukristu iyi nsinzi ye ibonekera ku mavi sawa gusa, ariko niho itangirira. Amen. Igakomeza no mu bindi bihe bye, igakomeza no ku rurimi kwatura kwe. Amen. Ku mutima kwizera kwe n'ibindi. Ariko aho itangirira ni ku mavi, ntahandi, nta bindi. Iyo niyo nzira Imana yahisemo. Mwibuke ngo ibyogerezwa mu bana b'abantu nibisesemo imbere y'Imana, kandi Imana yatoranije ibisuzuguritse byo mu isi ko zisoni bikomeye. Amasengesho arasuzuguritse, ariko Imana yaratoranije nk'intwaro ikomeye. Wabibise? Ijambo ry'Imana rirasuzuguritse, ariko niryo rihetse imbaraga zo kurema. Imana yatoranije ibisuzuguritse ikoze isoni bikomeye. Abantu rero ibikomeye babishakisha muri babona amafaranga, ibiki, ibyo bita ko bikomeye, ariko imbere y'Imana ibyo ntabwo bikomeye. Intwaro z'Imana nuzireba zirasuzuguritse, ariko ngo zifite ubushobozi mu Mana bwo gushingura akarimbi kose. Ngo nubwo tugenda mu mubiri ntiturwana mu buryo bw'umubiri, intwaro z'intambara yacu si zo mu buryo bw'umubiri, ngo ariko zifite ubushobozi mu Mana bwo gushingura akarimbi k'abadayimoni n'akabana b'abantu batubaha Imana. Amen. Niyo mpamvu rero ubona abantu ntago amasengesho bayaha agaciro kayo, ko ntago bayazi, ariko nabo sibo Satani arabashuka. Ariko ikibazo ni iki?
ni gute umuntu adatangirira aho azarangiriza? Ni gute umuntu adatangirira aho azarangiriza? Mbere yuko ibi byose wasanze mu isi bibaho, Dawudi aravuga ngo igihe nari mu nda ya mama ntafite ishusho ngo warandebaga. Mbere ibigize amateka yawe ubona bibaho, Imana yari kumwe nawe mu nda ya nyoko. Okay? Sinashatse kugenda ni mbere yuko uba mu nda ya nyoko kuko Imana yakumenye. Nasha mfatire muri physique. Mu nda ya mama Imana yari hari. Utaramenyana n'umuntu n'umwe, utaramenya n'ikintu na kimwe. Kandi nyuma y'ubuzima witera hejuru agira gute uzarangiza aho uvuga uti noneho Mana unyakire. Unyakire mu bawe. Sawa se birangirira? Niyo birangirira? Kumfiru. Nze kumfiru wamagarene. Inshuti n'abavandimwe. Ngo Mana unyakire mu bawe. Nimba ufite amahirwe yo kubukivuga. Ariya bizarangirira niyo bikwiye gutangirira. Ati nzahora nshaka umwanya w'Imana yanjye kuko igihe byose bizaba byashize niyo izaba ihagaze. Voyez? Donc le commencement de notre vie devait être aussi la fin de notre vie. Tuvuga ngo uko tuzarangiza muri yo ukiye no kwitwarika kuguma muri relation nayo. Niyo bavuga ngo Yesu ni inshuti nziza ko yo ntabwo izakureka ugeze ku mfiro, ariko ibindi byose bizakureka. Amakonte yazakureka, inshuti zakureka, imiryango zakureka, buri kintu cyose uzaba uri wenyine en face ya eternité, uri wenyine ureba ibihe bidashira ugira winjiremo. Rero ni byiza kumenya ibyo. Amen. Il y a l'exhortation, il y a kubaburira, kubahugura kugira ngo mumenye ko amasengesho ni ikintu Imana iha agaciro cyane, ariko abantu ntabyo bazi. Satani arabizi. Amen. Uyu munsi rero hari amagambo abiri ingenzi kandi dushaka kureba adufitiye akamaro nk'abakristu, nk'abantu bahamagawe n'Imana, nk'abantu bashaka kurushizaho gukura mu kumenya Imana. Turaza kuyareba mu Kinyarwanda n'amagambo yitwa la préscience et le dessein de Dieu. Préscience et dessein de Dieu. Ntabwo ari dessein gushushanya. La préscience et le dessein de Dieu. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo kuba Imana izi byose kuva iteka ryose ukageza iteka ryose. Ubimenye ibyo. Kuva iteka ryose ukageza iteka ryose. Kuko igihe kiri hagati aho cyararemwe. Imana izi byose kuva iteka ryose ukageza iteka ryose. Niyo bita préscience. Haleluya. For knowledge mu Cyongereza. Kubera iki twavuze kuva iteka ryose ukageza iteka ryose? Kuko ntavuze kuva mu itangiriza kwihereza. Kubera Zaburi ya 90 aryo sengesho rya Mose aravuga aya magambo akurikira. Hariya ku murongo wa kabiri ngo avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Imisozi itaravuka, tararamukwa isi n'ubutaka, uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose ni wowe Mana. Amen. Kubera iki ibyo? Uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose ni wowe Mana. Ko batavuze ngo uhereye ku itangiriro ugeza ku iherezo. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo na eternité ubwayo
na eternite ubwayo, ibi bidashira ubwabyo iri hanze yabyo. Urumva? Dieu ne transcende pas seulement le temps, il transcende aussi l'éternité. Nubwo yitwa Uwiteka, nugira ngo twumve ko we nta gitangiriro nagira n'iherezo, ariko na eternite ubwayo arayirenze. Imana irenze na eternite ubwayo. Rero prescience twavuze ko ari iki? Imana izi byose kuva ryari? Kuva iteka ryose kugeza iteka ryose. Niyo prescience y'Imana. Knowledge, prescience. Hanyuma icya kabiri twavuze le dessein de Dieu. Ni ukuvuga umugambi w'Imana, umugambi rukumbi mukuru w'Imana. Nibyo tuza kureba uyu munsi. Ubushize twabonye ngo byose biri mu maboko yawe, sibyo? Twaje kureba rero ibyo bintu bibiri, la prescience de Dieu et le dessein de Dieu. La prescience et le dessein de Dieu. Kuba Imana izi byose uhereye iteka ryose kugeza iteka ryose, kandi kuba Imana ifite umugambi rukumbi urimo urakorerwamo imigambi myinshi, ariko imwe ikaba itanazwi yuko iri mu nda y'umugambi mugari. Wayibise? Imigambi yawe, imigambi yanjye, imigambi yuriye, imigambi yose, amen, iri mu nda y'umugambi mukuru w'Imana. Ariko benshi ntabyo bizi, bazi ko ari imigambi yabo. Fata iminota 5 hanyuma utekereze kuri iri jambo rya Mose, Zaburi ya 90 umurongo wa 2, hanyuma uwusengereho. Wumve ko n'ibyo uno munsi urimo nabyo biri mu nda y'umugambi mukuru w'Imana. Murabyumva? Ni ukuvuga ngo le dessein de Dieu englobe tous les autres desseins. Turaza kubyiga. Umugambi mukuru w'Imana, amen, niwo ibintu byose biri muri iyo nda y'uwo mugambi byose. Na Satani n'imigambi, kuko nawe agira imigambi, nawe ikorerwa muri uwo mugambi w'Imana. 5